Nongeye kubasuhuza, nizere ko aho muri mwaba mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Muri uyu mwanya rero tugiye kureba iyi videwo, tugiye kwiga uburyo ki wakora ifoto, ni ukuvuga ngo ifoto ikozwe na AI. AI nk'uko mubaze kubimenyera kuri iyi channel, ni ubwenge bukorano, icyo bita mu rurimi rw'icyongereza Artificial Intelligence. Tugiye kureba uburyo ki noneho wakwifashisha ubu bwenge bukorano ukora ifoto isa neza, ifite karite ya mbere, kandi ifoto wifuza wowe, ifoto iyo ari yo yose wakwifuza wayikora. Turi buze gukoresha icyo bita prompt, cyangwa se amagambo avuga kuri iyo foto ushaka gukora iyo ari yo. Uyu munsi rero turi buze kwifashisha AI, nabwo turi buze gufashisha indi AI bita DeepSeek. DeepSeek murabizi ko twayivuze no mu biganiro byashize, tuvuga ko ari AI y'Abashinwa, nayo ni AI iteye imbere mu kintu cyose wayibaza. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko dukomeza iyi video, niba utarakora subscribe, kanda subscribe ndetse ushyireho like, ukore share ndetse ushyireho na comment ku bindi bintu wifuza ko twazavugaho ubutaha. Ubwo uyu munsi tugiye kwiga buryo ki ese ni gute nakora ifoto nkoresheje AI kandi ifoto nifuza. Ni ukuvuga ngo icyo usabwa wowe ni ugutanga prompt ya nyayo. Turi buze kwifashisha iyi DeepSeek, muri kuyibona hano. Iyi DeepSeek turi buze kwifashisha dukora prompt. Ikindi kintu turi buze gukoresha Chrome, turi buze gukoresha website cyangwa se icyo twakwita application bita Leonardo AI. Ni AI ikora noneho amafoto, nabyo uri buze gusobanukirwa uko bigenda, inzira binyuramo. Wowe icyo usabwa ni ukugira ngo utege amatwi iyi video step by step, ndi buze kubikwereka wowe ntuze kugira ikibazo. Ubwo uraza hano muri Google, uza hano ho gusacingira, usacinge AI bita Leonardo AI. Muri kuyibona dore ngiyi hano, Leonardo AI, wandikeho website. Uri buze gushyiraho website kugira ngo wenda batakusaba kugira ngo downloading application. Ubwo uri buze gusacinga continue. Leonardo AI rero ni iya kabiri, iyi uri kubona iriho leonardoai.com, ni iyi ngiyi. Ni iya mbere, leonardoai.ai. Ntabwo uri buze kureba iyi leonardoai.com, uri buze kureba iyi link leonardo.ai. barayifungura. Uri kubona iyi ni website y'iyi Leonardo AI. Ubwo ikintu wowe nk'uko musanzwe mumenyereye, ku kintu cyose ugiye gukora kuri internet, cyane cyane muri uku kugeneratinga amafoto, ubanza wakora icyo twita login. Ni ukuvuga ngo login uri buze kuza hano get started, cyangwa se ushobora kuza hano kuri iyi buto get started. Ubwo uri buze hano muri get started, urategereza babanze haza link. Ukubona iyi niyo Leonardo AI, iyi ngiyi iriho iyi logo uri kubona hano muri screen. Ni ukuvuga ngo iyi AI wenda ikindi kintu mwayimenyaho, baguha limit y'amafoto uba wemerewe gukora ku munsi. Ni ukuvuga ngo ukubona ko ishobora gukora video, ishobora gukora image, ariko ikintu izwiho iyi AI cya mbere mu gukora kirenze, ni ugukora icyo bita images cyangwa se amafoto. Uraba get started, uri kubona barabanza baguhe iyi prompt box, hose ukore agree. Ni ukuvuga ngo uba wemeye amategeko iyi application igenderaho. Urakora let's go.
ubwo ni ukuvuga ngo uri buze gutegereza let's go, uri buze gukomeza, ni ukuvuga ngo ikindi kintu wowe usabwa, ibi ngibi baba bari kukwereka uburyo ki wa creatingamo amafoto. Ni ukuvuga ngo noneho wowe hari ikindi kintu bita login cyangwa se sign up cyangwa se gucreatingamo account. Ni ukuvuga ngo ubundi ikintu cyose kuri internet ubanza wa creating account. Gucreating account mwabonye uburyo, wenda njye impamvu nahise ngeraho nta creating account ni uko n'ubundi nari nsanzwe nyikoresha. Gusa wowe kuri telefone yawe ubundi ikintu cya mbere ugomba kuba ufite email. Email ni ikintu usabwa ahantu hose, ubwo uba warayishyize muri Google noneho ugakora continue with email. Ubwo wowe icyo usabwa ni ukuba ufite iyo email ugakora login, ibindi ni ibisanzwe, ni nk'ibi ngibi uri kubona. Ubwo muri kubona nsubiye inyuma gato kugira mbereke ese kugera hano ngere hano byagenze bite. Kugira ngere hano ubwo uri kubona ko ahangaha mfitemo account, naje ndabereka ati ese hano biba bimeze bite. Ukuntu biba bimeze ni ukuvuga ngo ahangaha baba bafite amatools. Ni ukuvuga ngo uraza hano, ushobora kuza kuko twe tugiye gukora iki, tugiye gukora ifoto. Ni ukuvuga ngo niba tugiye gukora ifoto, ubwo turi buze kuza hano muri image, ugifungura hano muri image bari buze kuza kuguha iyi box uri buze kwandikamo prompt. Ni ukuvuga ngo iyi box uraza uyikandeho, ibe none wowe udescribing image yawe ugiye gukora. Noneho ahangaha niho ruzingiye, niho tugiye kureba ese image yanjye ngiye gukora igomba kuba imeze ite. Wowe ubwawe urayidescribing, ni ukuvuga ngo uyidescribing mu rurimi rw'icyongereza, ariko nanone kugira ngo ucreating image irushijeho kuba nziza, irushijeho kugira karite ya mbere irimo ibintu wifuza, turi buze gukoresha indi AI ariyo nababwiye DeepSeek. Turi buze gukoresha DeepSeek du creating a prompt. Tudatinze rero, ubwo uraza hano muri DeepSeek, wenda uri buze kuvugana nayo, kuko murabizi ko aya ma AI yose murabizi byose bisaba kugira ngo ukoreshe ubuhanga. Ni ukuvuga ngo uvugana nayo, ubundi wowe ni nk'umuntu, ujye uyifata nk'umuntu wabwira ati njye nkeneye iki ngiki, wenda uraza uyivuga ati hey, ubwo DeepSeek ubwo ndategereje, uri kubona iransubije hello, how can I assist you. Irambwira ati umeze ute wowe, ese nagufasha iki. Mbwira ati I want you to prompt. Ni ukuvuga ngo prompt ni nkaho ari ugutanga amagambo ari detailed, gupromptinga prompt for Leonardo. Ubwo turapromptinga ya AI turi gukoresha Leonardo AI to create an image of lions in the national park. Uru ni urugero rwa image. Nawe ushobora kuvuga, niba ushaka gukora image y'umuntu uri mu giti, ubona uzayibwira ati I want you to prompt for Leonardo AI to create an image of a person climbing the tree. Ni ukuvuga ngo wenda umuntu uri kurira igiti ushobora kuyibwira ubwo buryo, ariko wenda njye kuko nshaka image y'intare ziri mu ishyamba, ziri muri parike, ubwo nayihaye prompt iyi ngiyi.
None ikindi kintu ugomba kumenya ahangaha kuri DeepSeek, wenda abantu muri kubona hano ndi gukoresha application ya DeepSeek, ariko ushobora kuba ufite imashini, computer, byose ni kimwe. Wowe uragenda ugakora ugakoramo ugasacinga DeepSeek, ukajya kuri website yayo nayo ugacatinga ibimeze nk'ibi ngibi, ntimugire ngo hari itandukaniro ririmo. Ikindi kintu ugomba kumenya, ugomba kubanza wenebolinga ubu buryo DeepThink ni ukuvuga ngo ibirabitekerezaho ku rwego rwo hejuru. Noneho ikindi kintu uba ugomba kongera muri prompt yawe, wibwira uburyo ki iyo image igomba kuba imezemo, iri detailed, mbese yifitemo amakuru. Ubwo ndibuze guhita mbwira DeepSeek ngo and make it more detailed and engaging. Ni ukuvuga ngo iyi image igomba kuba ikurura abantu. Noneho ushobora wenda kuvuga amakarazi, ariko DeepSeek yo ubwayo ushobora kuyibwira ati creating with the best common colors that describe the forest in real life. Uvuga ngo ahangaha ubu ukivuga ku ifoto yawe uko iri buze kuza imeze, igomba kuba ifite amabara yo mu buzima busanzwe, ni ukuvuga ngo amabara dusanzwe dukoresha. Ikindi kintu ugomba kubwira DeepSeek, urayibwira ati wenda create that prompt in one paragraph. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ize kuza imeze neza iri mu gika kimwe, wowe urahita ushyira prompt mo hariya twabonye ari ahangaha, kugira ngo prompt yawe uhite uza kuza uhite uyikopiya mo ahangaha, ugomba kubibwira ati kayiguha mu gika kimwe. Ubwo turi buze guhita twohereza message kuri DeepSeek. Ubwo uri kubona ko rwose ni ibintu biba byihuta, ntabwo bitinda. Kubona iri kunsubiza. Uri kubona ko prompt yacu dore ngiyi, ubona baduhaye ngo prompt for Leonardo AI. Ni ukuvuga ngo iyi niyo prompt yacu. Ubwo uri kubona ko bayibwiye ngo create a highly detailed and vibrant image of a lion pride in a lush national park. Noneho ni ukuvuga ngo iyi niyo prompt twe dukeneye. Ubwo uraza ukore select. Ku bantu mufite phone ndakeka mubonye uburyo ki nkoze. Ubwo uraza hano ukore copy. Noneho ubwo umaze gukora copy, ubwo uraza hano kuri ya AI yawe ariyo Leonardo AI, ukoremo paste. Kubona iyi niyo prompt yacu. Noneho uhita ukanda hano kuri create. Ubwo urategereza ibanze creating ayo ma image. Kubona ama image ari kuba generated hano hepfo. Muri kubona ko prompt yacu
yagejejeho aho ikora image, dore image yakoze muri kuyibona ya nkuko twari twayibwiye ngo icreating ifoto y'intare iri mu ishamba, dore n'ibyo twayibwiye byose birimo. Muri kubona ko iyi foto rwose ni nziza, ifoto nziza cyane yakozwe n'iyi AI. Inshuti zanjye rero icyo nababwira cyo ni ukuvuga ngo iyi AI iri hejuru mu gukora amafoto, iri ku rwego rwose rwo hejuru mu gukora ifoto nziza. Ubwo ikigiye gukurikiraho ndahitamo ifoto nshaka nifuza, ukumva iyo igucreatingira amafoto ane, ariko ushobora no kuyahindura, ukaza ugahindura ukavuga ati wenda ucreating amafoto angahe, wayibibwira ikayakora. Ikindi cyiza cyayo kandi ushobora no kuyiha amapixel, cyangwa se kuvuga ngo umubare w'amafoto cyangwa se ingano y'uko amafoto yaba angana. Kubona iyi foto ya creatinze ni ifoto nziza bitewe n'iriya prompt twahaye DeepSeek. Uri kubona ubwo nukenera kuyidownloadinga, ubwo raza kandi hano ujye hano kuri download, kubona ko image yanjye yahise downloaded. Ni ya mbere njye nayikunze nayo, ubwo ndahita nza nkandeho nkanda kuri iyi buto ya download, kubona nayo yabaye downloaded. Ikindi kintu, indi foto nakunzemo iyi ngiyi ya creatinze nyuma ni iyi ngiyi, ubwo ndahita nza nkande download, kuvuga ngo can you opening urebe ukuntu ari ifoto. uri kubona iyi foto isa neza, ifoto yabaye ya creatinzwe na Leonardo AI. Guys rero ni ukuvuga ngo iyi AI irarenze, ni iya mbere. Niba wakunze iyi video, kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya uko nshyizeho video ujye ubasha kuyibona. Nababwiye ko iyi channel yacu dukora ku bintu by'ikoranabuhanga, ibintu byagufasha kuri internet. Ubutaha tuzakora kuri video bitewe n'uwashyizeho comment. Niba hari ikintu video wifuza cyangwa se ikibazo wibaza bigendanye n'ikoranabuhanga n'amatelefone n'amacomputers, andika muri comment, ukore share ndetse ushyireho na subscribe, kugira ngo ubutaha video nzakora izabivuga ku byo wifuza. Mwakoze kuntega amatwi kandi mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira umunsi mwiza, naho ubutaha. Thank you guys.